ntuzongere gutinya abarozi. Baba bagendera ku dutaro, baba barara bivugisha, naje arakunyuraho rikivugisha, nawe uje uramutambuka uri kuvuga ngo Yesu. Ndi mwiri teraniro korari itangiye kuririmba, nabonye inzoka iri gutambagira hano, naje kuyica ikanyihisha. Umva we, naje kuyica ikanyihisha. Hanyuma Yesu, ndakwemera, uri inshuti yanjye, twavanze umutungo, hanyuma ibyo ari kugutongera bizata agaciro. Icyo Imana yakuvuzeho kiruta cyane ibyo abantu bavuga. Data amafaranga yo tuyashize mu manyarwanda, ati ndi kubona ari 8,000,000. Nikubise hasi mera nk'umuntu urwaye igicuri. Aba turi kumwe muri banki batesuwe, mudamu arwaye igicuri. Nanjye mba nagurutse bati niko mada usanzwe urwara igicuri. Kandi nuko ntamenyera abantu benshi. Amafaranga narafashe nshira mu gitenge, nta sakoshi nari nagende gusohoka muri banki byarananiye. Ndi kubona umuntu amafaranga kwambuka umuhanda byarananiye. Nandi kubona umunyonzi ngira nti munyonzi ndi havutangonga. Nageze mu rugo umutwara ati niko sheri nanje ntishu. Reba umugore mwiza nkanje. Usiko nambaye guca naje. Ejo bundi ndi Dubai nari nambaye nte. Oya ngo umuntu uzapfa ntaco yimari. Ejo bundi kuri 18 nururutse indege. Umutwara baramamaga ati sheri nanje ndishu. Muragera hano ryari? Ngo turagera. Turi bangahe? Wowe ijambo Mana, wowe ijambo Mana we ararigira. Haleluya. Intambara uzahura nazo, bantu bazagutegera mu mayira, bazafata amazina yawe bayaturaho ibyo bashaka, ariko dore igikuru ni Yesu twamenye. Baroko tugenda duhura n'ibyo tutari twiteze. Ubusajo bundi Zaburi nshya. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Shimiye Imana data wa twese yarinze abantu bangana gutya. Shimiye Imana nanjye yandinze. Imana nihabwe icubahiro. Shimiye umushumba w'ururembo nabo bafatanije badutekerejeho kudutumira. Iki gihugu gifite abavuga butumwa benshi, ariko kuba barantekerejeho bakanumira hamwe na korari ukuboko kw'iburyo, mbasabiye umugisha utagabanije, kandi kaze mwaduhaye natwe turaribifurije mu bwami bwo mu ijuru. Ndanezerewe kuboneka mw'iri teraniro. Ndafite intasho nyinshi z'ahantu henshi hatandukanye, ariko mbere yuko mbaha intasho ndabanza kubibwira amazina yanjye, hanyuma dukomeze twumve icyo Imana ishaka kuvuganira natwe mw'iri jambo. Nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4. Hanyuma mbarizwa muri paruwase ya Rega, itorero rya Kora, ururembo rwa Rubavu. Ndanezerewe rero kuboneka muri iki giterane. Imana ishimwe. Ndafite intasho nyinshi z'ahantu henshi hatandukanye. Ku cyumweru nari ku itorero aho mbarizwa kwikora, hanyuma tujya gutandukana bampaye intasho. Hanyuma umutware kubw'umwihariko nawe aziko naje inaha, yambwiye ngo mbasuhuze. Hanyuma rero munyemerere mwakire intasho z'itorero mbarizwamo, kubw'umwihariko mwakire intasho
z'umunezerewe cyane. rero reka twihute tuganire ijambo. Mufungure Bibiliya zanyu, turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma ibice 12 ku murongo wa 5, turamanuka dusome n'umurongo wa 6, nitubishaka turagera ku murongo wa 7, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni page 132, hanyuma ni ibice 2 umurongo wa 5. Umva uko havuze. Haravuze ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 6, Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikari 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. 7, nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umuco waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Yesu wemeye gupfira twebwe twese atarobanuye ku butoni. Mumugirire gutya. Hanyuma mbazaniye ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti ni byiza kuba inshuti na Yesu mbere y'ibibazo. Ibibazo byaza bigasanga Yesu muri inshuti. Uzi ko abantu batanyumvise? Reka nsubiremo. Nari mvuze ngo insanganyamatsiko iragira iti ni byiza kuba inshuti na Yesu mbere y'ibibazo. Ibibazo byaza bigasanga Yesu muri inshuti. Ndashimira Yesu utarobanura ku butoni. Ni umugabo mwiza atandukanye n'abandi. Muntu mwabana akaguhinduka, ariko Yesu ntabwo ahinduka. Niwe wenyine ukora ibyananiye abantu. Mwamukomera amashyi. Tumenyereye ko iyo umaze kuba imfubyi abantu baraguhunga, ariko Yesu aho atandukaniye n'abantu. Umva ukuntu aherutse kwandika. Yaranditse ngo ninjye se w'imfubyi. Ndagukunda Yesu. Tumenyereye ko iyo umaze kuba umupfakazi abantu bakubwira ngo bye. Bamwe bagatangira ngo uri umuteramwaka, umuswa n'umuhanga bakakwigiraho, ariko Yesu mva icyarusha abandi waherutse kwandika ngo ndi umurengezi w'abapfakazi. Abanyumvise mumfashe dukomere Yesu amashyi. Nari mvuze ngo uyu mwanya kuko wagize umugisha ukaba uri mu iri teraniro, ufata icyemezo ubwira Yesu ngo uwagira yagira wowe, uwabana yabana na. Umva Yesu icyo mukundira. Iyo muri inshuti, iyo uhuye n'ibibazo, aho kugira ngo urwane n'ibibazo uricecekera, Yesu akarwana nabyo. Sikaba abantu batanyumvise di. Iyo uhuye n'ibibazo uricecekera, ubundi Yesu akarwana. Aha dusomye Tilemos kilagros. Reka ngasubiremo. Ni byiza kuba inshuti na Yesu. Iyo uhuye n'ikibazo Yesu muri inshuti, urahagarara Yesu akarwana naco. Ukuboko kw'iburyo muri kunyumva? Iyo Yesu muri inshuti ugahura ni
arwana nabyo ntabwo ndirwana baze ngarwana nabyo ngo cyangwa ntarwana nabyo twebwe tumufitiye icyizere arwana aherutse kurwana nabyo ndi Musanze njye muzi cyane kuko Yesu yararwanye ndihagararira ncumbitse mu rugo rw'umurozi uzi ko mwebwe murabizi njye narishumbitse mu rugo rw'umurozi nasenga umurozi akavuga ngo ndamubangamiye ariko umunsi umwe ndi gusenga ari nijoro umurozi abura amahoro umurozi arasakuza Imana irambwira ngo rushaho gusenga umbaye si ugusenga noneho ndasohoka nzenguruka puruta nsenze umurozi abura amahoro ndashimira Yesu iyo turi kumwe nawe arwana twebwe twiceceke havuga ngiye kukurwanisha amasengesho hanyuma ndasenga niba hari ikintu cyihutisha Imana ni amasengesho abahanga bavuga ko amasengesho ariyo nzira yonyine imenya aho Imana ituye ntabwo aba bantu banyumvise we amasengesho niyo nzira yonyine igera aho Imana abanyumvise mukomere Imana amashyi muri gufashwa cyangwa ndekeraho muri kunkunda nzagaruke mbabwira ukuntu natekeye Imana ubugari ukuboko kw'iburyo bo ni inshuti zanjye magara noneho umurozi abura amahoro iyo usenze heza aragenda akarwana n'abanzi bawe bakabura amahoro weho wiceceke murozi abura amahoro nanjye si ukuvuga indimi navuze indimi nka 50 ndi uterezekere umusaza abura amahoro umusaza avuza induru Imana irambwira ngo mwana wa urakoze kuko urwanya urugamba abandi bananiwe urakoze kuko ukoze ibyananiye abandi undwaniye ishaka genda uje kwiryamira nanjye ndavuga nti urakoze ndakumvise ndagenda nje kuryama Imana irambwira ngo ariko mu gitondo umurozi araza kukuroga uramenye ntumuhe umukono ndashimira Imana duhaye umwuka wera uyu mwuka wera tumenyesha amakuru barokore niba hari ikintu kidukomeza twebwe tumenye ibizaba kandi bitarawe twebwe tumenye ibizaba kandi bitari nushaka kubimenya uzabaze Elisa ngo abasiriya baremaga inama bati tuzatera Abisirayeli tuzanyura ibunaka noneho ngo Imana ikabibwira Elisa mbese mu yandi magambo Elisa akabana nabo mu nama mu buryo bw'umwuka mu yandi magambo niba hari ikintu kidukomeza high grow and negros umwuka wera aba mu nama zose niyo mpamvu batugambanira imigambi yabo ntifate nuko baterana umwuka nawe yicaye ubwo muranyumvise ndafashijwe kandi ikimenyetso cy'uko mfashijwe nuko nzagaruka noneho abasiriya ngo baza gutera Abisiraheli bagasanga aho bavuze baranyura Abisiraheli bameze bake umwami w'Abasiriya ati niko ninde uva muri twe akaja kubwira Abisiraheli ibyo twavuze umwami w'Abasiriya akareba umuntu urakaye bati wowe uri guhekenya amenyo hashobora kuba ari wewe uje kudutanga mu Bisiraheli uri guhekenya amenyo ati nukuri uretse karande ziwacu zinkurikirana ubundi sinje wagiye kumena ibanga umwami w'Abasiriya akongera akareba umuntu watukuye amaso ati niko wowe watukuye amaso cyane ashobora kuba ari wowe watuvuyemo ukaja kubwira Abisirayeli utukuye amaso turetse ko nabyutse ndi gutongana n'umugore wanjye naho ubundi ntabwo ari ngewe wagiye kubatanga mu Bisirayeli ngigihe umwami w'Abasiriya arakaye
haboneka umuntu umwe ashyira agatoki hejuru havuga ngo buretse kurakara umva icyo abisiraheli baturusha, muri bo harimo umuntu w'Imana, uri mu Imana zera. Iyo turamye inama umwuka wera nawe aba yaremanye inama natwe, nicyo gituma iyo baherutse kwandika ngo Imana yica imigambi yishakura. Ndashimira Imana ko inama zose ibizicamo muyikomera amashyi yo kabyara. Arega nanjye umwuka aranyongorera arambwira ati rero ubwo ugiye kuryama kare kare umurozi araza, ndaryama ariko ndyamana ibanga. Abaryamanye ibanga, haleluya, tuzabaho. Imiceri yazamuka tuzabaho, ibirayi byahenda tuzabaho. Umva, kubera ko iyo twiringiye itubwira ibizaba kandi bitaraho. Muvuge ngo amen, muvuge ngo amen. Mbese iminota bampaye ubu ntirangiyera, munyongeje indi kubanza mvuze ikinyaruhengeri, ndihangana mbwirize mu Kingoma. Noneho njyamana amakuru karakara ngiye kumva numva umusaza wakomanze, ndagenda namukingura kuko umugabo wanjye yararwaye ntabwo yarashoboye guhaguruka. Ndagenda ntimuze ntimwaramutse. Ati mwaramutse madamu. Sinamu umukono ntimwaramutse. Ati niko madamu, ati kutari kumva umukono. Imana yambujije. Imana yagize ite? Tuzongere gutinya abarozi. Baba bagendera ku dutaro, baba barara bivugisha, naje arakunyuraho ari kwivugisha, nawe uje uramutambuka uri kuvuga ngo Yesu, Yesu ndakwemera, uri inshuti yanjye, twavanze umutungo, hanyuma ibyo ari kugutongera bizata agaciro. Icyo Imana yakuvuzeho kiruta cyane ibyo abantu bavuga. Mfite umwanya muto, njye nkiri muto hari umuntu wigeze kumbwira ngo nzapfa ntacyo nimariye. We reba umugore mwiza nkanje, usiko nambaye guca naje ngoma, ejo bundi ndi Dubai nari nambaye nte. Oya ngo umuntu uzapfa ntacyo yimari. Ejo bundi kuri 18 nururutse indege, umutwara baramamagara ati sheri nanjye ndishu. Muragera hano ryari? Umwe ngo turagera. Turi bangahe? Turi bangahe? Wowe ijambo Mana, wowe ijambo Mana we ararigira. Umubyeyi wahaye ijambo Mana, wowe ijambo Mana we ararigira. DJ umugabo wahaye ijambo Mana, umukobwa wahaye ijambo Mana, wahaye ijambo Mana we ararigira. Muri kumva ukuntu ba DJ bampemukiye, kandi nzi no kuririmba kuko nje nzi no gutitiza. Umusaza ati niko madamu, kutari kumereza umukoro Imana yambujije. Ati niko madamu, ati ntabwo uri umurozi, ndi umuhanuzi. Niko wanyemerera ukimuka mu gipangu ukaja gukodesha hano, nanjye nifiyeri ryinshi kuko nibutse ko Yesu twabaye inshuti imbere y'ibibazo. Nifata nshya nti muze wanyemerera ukimuka hano nkahagura. Umusaza agira umujinya arambwira ngo madamu uraramuka utimutse nudapfa nyuma y'iminsi 3 uzamenya ko ntari umurozi. Nanjye ntimuze aha nintahagura uzamenye ko ntari umuhanuzi. Tuzareba iyo Mana izimura umuhanuzi gatuza umurozi. Hoshi amina. Umusaza
yinjiye mu nzu nanjye mbangiye mu nzu. Umutware ati niko shushu be kuhangaye gutongana n'umurozi nakwica biragenda bi. Ndamubwira nti sheri nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Abakubwiye ko uzapfa bari kukubesha. Uzapfa igihe kigeze. Nta munyamumaro upfa mbere. Ibyo kutwica byo birahari. Umva bambuka imipaka bakaja kuzana amarozi. Bayakenyereraho batwoherereza amahembe ariko nta munyamumaro upfa mbere. Ndi mwiri teraniro korari itangiye kuririmba nabonye inzoka iri gutambagira hano. Naje kuyica ikanyihisha. Umva we naje kuyica ikanyihisha. Hanyuma nibuka ko Imana yambwiye ngo nsenga amasengesho y'iminsi 2 imbere yuko nza mwiri teraniro. Mbwira Imana ngo ntuzi ko nase. Imana irambwira ngo mwana wa dore icubona ntabwo ari ikibazo. Igikuru ni ijambo navuganye nawe haguruka. Nasimbutse inzoka nyikandagira agahanga irameneka. Imana irambwira ngo ije gukora ikidasanzwe kandi korari mukiva muri urugendo muhuye n'umugisha. Uwasenze wese akaza muri uru rugendo ahuye n'umugisha. Uko wabisiza sikura bisaga. Kandi impfu zije mu kwa 9 no mu kwa 12 Imana irambwiye ngo mubazapfusha ndi murimo. Turacafashwa none se ndekeraho ko bwije kandebe ko bayobozi bagifashwa. Haleluya. Zikurinda Mana mu bihe bibi. Ta shangazi ta tantine ta muyomba ta na onke yewe Mana. Hanyuma rero umutware ati niko shushu be ubu nakwica ugapfa ndihumura. Nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ahubwo reka nje kumuregera Imana. Ibikunaniye uje uraza ubiregera Imana. Sinababwiye ngo ni byiza kuba inshuti na Yesu. Ibikunaniye uje uraza ubirekera inshuti yawe. Muvuge ngo amena. Nahamagaye abadamu tubana muri groupe. Turagenda tuja mu mazi ibyumba. Tukigera ibyumba. Nyeko nambona umugabo wambaye imyenda isanzwe ahetse igikapu afite na Bibiliya. Hambye ati mada ativa mu mazi uze nkubwire. Mba ndaje. Atukiva mu rugo gusenga kwawe kumviswe. Iyo wahagurukanye intego uhura n'Imana. Siko mutayumvise. Iyo wahagurukanye intego uhura n'Imana. Kandi koko ubu nibwigiye kubakoresha. Rero arambwira ati ukiva mu rugo ndi hari ibyifuzo 3 wazanye. Ndiko mfite byinshi. Ati byihutirwa ni 3 ntibihe. Ati cyambere umugabo wawe ararwaye yarageze igihe cyo gupfa. Imana yavuze ngo ntabwo agipfuye. Nanjye ndi amina nari nkimukeneye. Amena. Ugomba kwibwiza ukuri. Rose sindi muto uretse ibirayi nariye ndi uruhinja da. Navutse 8 na 4. Uretse ibirayi nariye cyane naho ubundi ndi uruhinja da. Yakokuwa cyane we ni Mana namwenyegereza ko twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikari bya kagasura dufite niye. Ibi byishimo dufite niye. Batwibazaho ariko barahebye. Hahirwa uwo cyane we nima murekeraho. Nzagaruka vuba. Nzagaruke cyangwa mbyihore byari. Arambwira ati cyifuzo cya kabiri nti mufite ideni ryabananiye nti nibyo Imana irabibishuriye. Ati cyifuzo cya gatatu ndiki ikihe ati ahantu tuyurakodesheje. Ndashimira Imana ituze.
iratuzi, izi n'amazina yacu, iratuzi, izi n'amazina ya muraje muracungana na dirije ningira nce ndi noneho ati cya gatatu ndehe ahantu utuye urakodeshe ntiye nyiri igipangu yakubwiye nabi ntuzi ukuntu yandutse ntabwo ari wowe yabwiye na ahubwo yatonganyije iyahagutuje hanyuma kubera ko yacokoje Imana wakoreye ubwayo irihagurukiye icyo gipangu irakimunyaze irakiguha ikimenyetso ukiva hano uragera Nyabugogo uritaba telefone y'umugisha irabivuye hanze nahise mbwira abo turi kumwe mu mazi ntibaye bati kudaje ntimana ivuganye nanje bati kare wari uraduhanura nti namwe mwihanure ndataje bitandirimba ni ari ibanga kubakijijwe ari ibanga kuri bo nubwo ubona bagenda nubwo ubona baruha ariko bazaruhuka ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Umva intambara ziteye iyi si bazirwana nk'abandi bose, ibyorezo biteye iyi si nabo ubwabo bibageraho, ariko ntabwo ari gusa ko bafite ibanga murekeraho. Nahise ngenda bati niko waraduhanura nti namwe mwihanurire bati ndataje ngewe Imana ivuze nkumva mpita ntaha mba ndagiye nageze Nyabugogo barokore Imana iriho nagiye kumva numva telefone irasonye nararebye ndebye mbona ni nimero yo hanze nitabanye fiyeri ko umuntu wavuganye n'Imana ndi allo ni wanyira basikaniye ku reka turekeraho tutarara. Noneho rata kugira ngo nsoze ubu buhamya ejo muzanagaruke ubwo ubugari bwo sindabuvuga. Arega yarampamagaye tuba mu yihe banke nabaga mu yihe oya nabaga mu yihe ndashimira Yesu yaratumwakuye barokorewe. Yesu yarakoze yaduhamagaye atatubajije imyaka, ntabwo yarebye aho tuvuka, ntiyarebye ku mashuri, mumugirire guca. Ntabwo tuza kuvaho oya tuzigumani ko wabutinze kugaruka cyangwa se ugarutse vuba. Abatabizi bo baravuga bakaruba kuvaho tukajya hehe ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Yarambaje ngo mba muyihe banke ntayo nabagamo, ati none bigende bite ningera mu rugo ndakubwira. Ngeze mu rugo mbwira umutware nisheri ati karame ndi rero ndi hari umuntu ugiye kutwereza amafaranga wo hanze, ndi none yambaje ngo mba muyihe banke, ati zi fantani uri kubaza ngo amabanki twari tuzi ngo ni duke. Ubwo mba nifashishije umupapa wadukodeshereje ngiye nimukiye Musanze abandi aribo bari kunkodeshereza, ariko ndashimira Yesu uhindura amateka.
hanyuma muhamagara ambwira ati ibyo ntabwo bikomeye, ja kuri banki zose ushaka umubwira yakoherereze nta kibazo urarotirira aho ushaka. Naragiye nja kuri Beka, ndebye muri telefone yanjye mbonamwe imibare, neretse abakozi ba banki ntido bati nibiki, ntidore ntimibare ntido nubwa mbere ntimwandenganye ndido bati ndayimibare bati tina bati na amafaranga yavuye hanze, bati wafotoje irangamuntu ntihajye bayifotoza gute, bati wujuje igipapuro zindi bacuzuza bate. Ntabwo ndi kandi aba bantu baransuzugura, reka nihagarareho. Mba mbonye umupapuro kwinjira muri banki, nabwo ndi niko ntiwanyemerera ukamfasha, ndi nibagiwe rinete zanje kandi nta rinete nambara. Yaranyujurije mpagara kuri gishe, bati twagwa mu madolari cyari mu manyarwanda. Ku mutima nti by'ibidolari sinabyiviramo, ndi mu manyarwanda. Keko nambona bateruye ikibandari bashizaho mbo bampereza utwanje, bari kundatira amafaranga yose ya banki. Mbona bateruye ikene, mbona uyu mugabo nuwa hano cyangwa n'umushitsi. Keko namurambwe ati madate amafaranga yo tuyashize mu manyarwanda, ati ndi kubona ari 8,000,000. Nikubise hasi mera nk'umuntu urwaye igicuri. Aba turi kumwe muri banki batesuwe mudama urwaye igicuri, nanjye mba nagurutse bati niko mada usanzwe urwara igicuri, kandi nuko ntamenyera abantu benshi. Amafaranga narafashe nshira mu gitenge, nta sakoshi nari nagende gusohoka muri banki byarananiye. Ndi kubona umuntu amafaranga kwambuka umuhanda byarananiye, nandi kubona umunyonzi ngira nti munyonzi ndi havutangonga. Nageze mu rugo umutwara ati niko sheri nanje ntishu kubera iki watinze, ndi nari ndi kuyatondeka neza nangahe, nti nibi byose ati ibi byose ndi ati biro dusaba gukinga cyane. Twafasha amajera kandi dushira ku rugi, dufata amasorori dushira ku rugi, ibe bari gutambuka tuti mwarisamba mwe niba ari amafaranga yacu turarinza. Amina. Umutware yararwaye yahise akira nta paristamo. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Aha ni igihe itorero ryari riri kurengana. Uwitwa Herode ngo yaraherutse kwica Yakobo mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ashaka kwiyongeza uwitwa Petero, ariko uyu Petero yari yaravanze umutungo na Yesu. Navuze ngo ni byiza kuba inshuti na Yesu mbere y'ibibazo. Muribuka ko Yesu yigeze abwira Petero ngo Petero nzubaka itorero ryanjye kuri wowe, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyo azaritwara. Ndashimira Yesu iyo muri inshuti aguha ikimenyetso. Sikaba abantu batanyumvise, iyo muri inshuti aguha ikimenyetso. Hela bagres nubwo warya ibirayi nk'abandi, ariko wowe aguha ikimenyetso. Hanyuma uyu Herode yiha gufata Petero. Hari igihe Satani yiha kurwana, uzabibona kurwanya, ariko amahirwe nuko Yesu twabaye inshuti arusha Satani amaboko. Nibyo koko tuzarara indaro tutari tuzi ko tuzara, tuzahura n'intambara tutari twiteze. Dore ko Abisiraheli bari guhaguruka muri Egiputa bajya i Kanani, abahanga bavuga ko bari kumara iminsi 11 mu rugendo, ariko bagiye imyaka. Mu yandi magambo hari indaro baraye batari biteze. Natwe tugenda duhura n'indaro tutari twiteze, turwana intambara tutari twitega ko turarwana, ariko igikuru ni Yesu twamenye. Haleluya, haleluya. Intambara uzahura nazo, bantu bazagutegera mu mayira, bazafata amazina yawe bayaturaho ibyo bashaka, ariko dore igikuru ni Yesu twamenye. Baroko tugenda duhura n'ibyo tutari twiteze. Ubu sajo bundi 2019 buri wese aravuga ati nimba ntafite imodoka nzaba mfite moto. Undi ati wenda moto irahenze, nge nzaba mfite igare.
undi ati wenda nzaba mfite inka, undi ati nubwo ntagira inka nzaba mfite inkoko. Ariko twagiye gutungurwa na viziyo, tugiye kumva twumva itangazo, insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa, abanyarwanda bose barashishikariza gushiramo metero bakaraba. Umudiva yaruze kuririmba ngo mu byo twari twiteze, twari twapanze migana migambi, korona virusi ntiwarurimo. Hari wari warayipanze, ariko no muri yo Yesu yabanye. Ababonye Imana muri korona aribo gusa batanga, abandi batere haleluya. Ababonye Imana igaburira abantu kandi imipaka ifunzwe batanga, abandi batere haleluya. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwo utuneshereza. Yari nkubwiye ngo uzahura n'ibyo utari witeze, uzarara indaro utari uzi kuzara, ariko igikuru ni Yesu. Uyu Yesu naje kubabwira, iyo muri inshuti, iyo ugiye kugera mu kibazo agutanga mu kibazo. Hari n'igihe atavugana nawe akajya kuvugana n'ikibazo. Muvuge ngo amen. Petero baramufata biremera, ngo bamujyana mu nzu y'imbohe. Herode ngo yari afite gahunda yo kumwica kare kare. Ndashimira Imana idutabara butaraca. Abibutse ko idutabara butaraca, haleluya. Herode wayiteguye ko aratwica mu gito. Umva kundi Imana ari inyamibare ikadutabara butari bwagira gute. Herode ngo yari yashizeho imbaraga, ngo afata abasirikari 16 bane, hanyuma ngo akora ikintu gikomeye, ngo ashira abasirikari 2 hagati, ngo Petero aba hagati y'abasirikari 2, ngo bamubohesha n'iminyururu di. Bagira bate? Abahanga bavuga ko umuntu wa mbere wafunganwe n'abasirikari ari Petero. Mu yandi magambo baramufunze ngo bashiramo n'abasirikari bo kumurinda. Bati burya nubwo Satana turwanya ariko nawe aradutinya. Muvuge ngo aradutinya. Muvuge ngo agize gute? Baramufunze bashizemo n'abasirikari muri. Ndashimira Imana, nubwo Satana turwanya ariko burya aradutinya, kuko umugabo waducunguye amurusha amaboko. Muvuge ngo amen. Petero ngo ari mu nzu y'imbohe, abitorero ngo bagira umwete wo kumusengera, bibutsa Imana, batibuka Petero ingendo yageze, ngo bibutsa Imana. Ako kanya mwijuru inama iraterana. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, amasengesho atera Imana guhaguruka no mu gihe kitari ico guhaguruka. Muranyumvise? Muranyumvise? Amasengesho atera Imana gukora no mu gihe kitari ico gukora. Mu yandi magambo, umubare w'ibanga ni ugusenga. Ibyo urimo bireke uyoboke inzira yo gusenga. Muvuge ngo amen. Mureke mbabwire, perutse kuvuga kandi ndavuga ntibanyemere bakanshire kuri YouTube. Nta rwego umuntu ageraho byatuma adakenera Imana. Urwego rwose umuntu aba ariho akenera Imana. Muranyumvise? Muranyumvise? Ni byiza rero kuba inshuti yawe mbere y'ibibazo, kuko niba hari ikintu gihangayikishije isi nejo, ariko niba hari ibyiringira bera dufite, nuko nyuma y'ubu buzima twe dufite ubundi. Yohana yarutse kubyandika ngo bakundwa, twe turaba bima uko tuzasa, ndiko ari kwereka icyo tuzi nuko Yesu niyerekana tuzasa. Mwamukomera amashi. Murananiwe? Mugire guca tureko mutananiwe.
Yesu ashimwe. Abitorero ngo basenze amasengesho agera mu ijuru. Amasengesho niyo yonyine ageraho Imana iri adakomanze. Hadutriznen aratumbagira akagera kure cyane. Niko umuririmbyi yaririmbye akambuka n'inyenyeri. Petero ari muri gereza, nubwo ari muri gereza ariko Agros mbere yo gufungwa yabaye inshuti n'utegeka gereza, yabaye inshuti n'urusha gereza amabo, yabaye inshuti n'uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Amasengesho ngo ageze kuma inama ihita iterana. Ndashimira Imana iteranye inama, ndashimira Imana ihaguruka itabajije. Haleluya. Inama imaze guterana ngo hanzurwa ko hamanuka marayika w'umwami Imana. Iyo usomye ugiye mu isezerano ryake, iyo bavugaga marayika w'umwami Imana bavugaga Yesu. Yesu avuga ati Petero, nshingiye ku mateka dufitanye, nshingiye ku byo navuganye nawe, ndahagurutse. Haleluya, haleluya. Ahita amanuka. Icanejeje nta muryango yinjiriyemo, gusa Bibiliya iravuga ngo ageze muri gereza, gereza yose ihinduka umuco. Uyu Yesu twicaye imbere, iyo ageze ahari umwijima hahinduka umuco. Umuco ngo wahise uba mwinshi, umuco uganza umwijima, umuco uhita usinziriza abarinzi. Muri kunyumva ariko umuco uhita utuma abarinzi basinzira, ahubwo uyu muco ngo ukangura Petero, abarinzi bahita basinzira. Naringize ngo ngutangarize ko Yesu yaje, ibyari bigukanuriye amaso bihita bita agaciro, bihombeka amaso. Yesu mugatangira mukagirana ikiganiro. Haleluya. Hanyuma Yesu ngo atangira kuvugana na Petero. Ati Petero, byuka n'ingoga. Iminyururu yumvishijwe rya Yesu ngo igira isoni irarekura. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana, ndafashijwe. Iminyururu yumvishijwe. Uzi ko Imana ije gutabara ibyaremwe byose bitiza amatwi. Ntabwo munyumvise kangasubiremo murangurira ibombo. Iyi Imana ije gutabara ibyaremwe byose bitiza amatwi. Niyo mpamvu badutega tugasanga bahavuye ibatiza amatwi. Uvuge ngo nibyo, uvuge ngo nibyo. Ababyeyi, haleluya, haleluya. Umva, marayika abwira Petero ati fata inkweto. Petero ati bari bazinye. Marayika ati zikwete. Mu yandi magambo, uyu Yesu Grene Dai iyo yaje kugusubiza aho watereye agaciro, ni naho akaguhera. Ntabwo aja kure y'aho wasebeye, aza aho wasebeye akaba nari hagusebezurira. Mvuze Kinyaruhengeri, akaba nari hagusebezurira. Ona aho tumwitarure Petero ati bari wawunya ifu bikungurikire. Petero ati yari yarabimbwiye. Petero atangira ati nukubera Imana, nukubera Imana, yari yarabitubwi murekeraho. Ngo banyuze ku barinzi ba mbere basanze basinziye basamye, banyuze ku ba kabiri basanga ingonera zageze mu matwi, zageze mu matwi. Turashimira Yesu dutabara abanzi bacu batarapfa, ahubwo akabasinziriza. Uzi ko mfashijwe? Adutabara batari bapfa, ahubwo akabasinzi. Mu yandi magambo, ndashimira Yesu dusubiza agaciro abatwambuye agaciro bagihari. Muvuge ngo amen. Ngo banyuze ku ba kabiri basanga ingonera zageze mu matwi. None ngo bageze ku irembo, aho yo mpageze ndapfaga nkarangira. Ngo bageze ku irembo, iri rembo ryari rikingishijwe urugi rw'icuma. Icuma ngo kibabonye ubwaro, ngo narwo rurabiki, rurarekurana, rurabwirana rutumva we turekurane, turekurane, turekurane. Uru ruga abahanga bavuga ko rwari rufitanye isano na rwa rundi Imana yerutse kubwira kuru. Iherutse guhakura amasezerano agera kuri 7, ariko ndavuga mwane gusa. Nzavuga 7 ari uko mwansengereye. Irya mbere ntabwo ngo kunza kujya imbere.
ahataringaniye mpagire gute. Ndashimira Imana itugenda imbere, abantu batugenda inyuma, ariko Imana yacu itugenda. Nzakenyuruza abami kugira ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kandi umva irindi rinyohera. High gross amarembo yawe adipiskela na kopedrizon, amarembo yawe ntabwo azugarirwa. Nirishaka riba rijya gucuruza dodo, nirishaka riba rijya gucuruza imineke, iyo ryafunguwe niyera nta muntu urifunga. Nirishaka riba rijya gucuruza mitiyu. Petero ahita aririmba ngo kiraba kwiringiraga ari mu mahoro, Imana izahanagura amarira, izamba naho umubaba wose, iby'Imana ikora biradutanga. Murinzi wemenyesha igihe, murekeraho amasaha yagiye. Aha, niba hari umugabo wasebye ni uwitwa Herode, ni uwitwa Herode. Naringize ngo nkubwire ngo bakubitagira umumaro uyu munsi uba inshuti na Yesu. Ibimaze igihe bigutsikamiye Yesu abirusha amaboko. Ibyatumye usuko usa Yesu abirusha amaboko. Abavuze ko ntaho uzigeza Yesu abarusha amaboko. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ntabwo ari nje uzarangiza isi. Tugiye gusenga. Hombeka amaso yawe. Umaze igihe wumva amajwi akubwira ko ubuzima bwawe burangiye. Nibyo koko wahuye n'ibiguca intege, aho washatse inzira warayibuze, abo wabonaga ko bagukomeza nibo baguciye intege. Urara udasinziriye, urasinzira ukarota uri kugwa mu nzobo, ariko Yesu naje kukubwira aruta izindi nshuti. Ni umugabo mwiza, adusubiza agaciro abatwambuye agaciro bagihari. Kwila Brightness, mureke twese twitekerezeho. Ibuka ko yakurokoye wari upfuye, ibuka amarozi yakurukije, ibuka amahembe aza nijoro ukayumva, ibuka ukuntu bavuze ngo ntuzabyara, ibuka ukuntu bavuze ngo ntuzashaka, ibuka ukuntu wabyaye umwana w'imfura bigoye, ibuka ukuntu wari uguye mu maboko y'abaganga, Imana ikahahagarara. Tidoneta, Yesu yarakoze. Oya mwunamu, Yesu yarakoze. So piglen, dukomeze kuba inshuti na Yesu. Dushimangira ubushuti dufitanye na Yesu. Tubwira Yesu ngo wagira yagira wowe gusa. Yesu ashimwe. Nabonye basengeye abantu bafashe icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko birashoboka ko ushobora kuba wacikanwe, ushobora kuba uje nyuma, iri jambo akaba ari wowe riziye. Umaze igihe ufite umutima winangiye, wagiye uhura n'abavugabutumwa benshi batandukanye, mu nzozi urota, wabiciye amazi, warabisuzuguye. Uyu munsi Imana ngo uyimusanze kugira ngo nawe ikurokore. Ndashaka gusengera umuntu ufashe icyemezo akavuga ngo nje nanywaga inzoga, nasambanaga, najaga mu bapfumu, nari umurozi, uhereye umunsi ibyarindamu yanjye mbihinduye igihombo, mbaye inshuti na Yesu. Uyu muntu ntiyari yabatizwa cyangwa warabatijwe usubira inyuma, ibyaha bimaze igihe bikudindije, batari muri babandi bapfukamye. Umuntu wese ufashijwe n'iri jambo agahita afata icyemezo, azamura ikiganza, batari muri babandi bapfukamye hano. Umuntu uskene wumvisha iri jambo agafata icyemezo, azamura ikiganza, nanjye mufashe kumusengera.
haguruka muze hano munzanire wa mukeka ntawamenya iminsi umaze urayizi isigaye ntabwo uyizi ushobora kugera mu rugo ejo nturamuke Imana iturindira aho tutareba Imana ituvugira aho tudashoboye kuvuga nijoro uryamye burya niyo ikurinda gupfa bya bisimba bigendagenda mu nzu yawe impamvu bitaja mu kanwa nuko Imana iba yakurengeye fata icyemezo ujugunye ibitagira umumaro uyu munsi ufata ibifite umumaro ubu si twe turi babi takrosenda iyatugiriye neza yakugirira neza iyatumwakuye yakumwakura natwe twavutse habi ngewe ubabwiriza mvuka ku mugabo w'umupfumu ariko Imana yanyuranyije amaboko ahari ubupfumu uyu munsi yicaye umwuka wera tsinda ilegos ayo majwi akubwira ko weho bitagukwiriye uze hano ngufashe gusenga mupfukame tubasengera Imana mupfukame tubasengera Imana ndifuza ko iteraniro ryose twakomera Imana amashi uyu ni umunyago Imana iduhaye ibi ni ibyiza Imana idukoreye nshuti yanjye umaze igihe warabuze urubyaro ariko Yesu atanga urubyaro uraryama ntubona ibitotsi warashatse ntiwabayo ariko Yesu yubaka ingo zasenyutse warabyaye ufite abana 3 batagira aderesi niko Imana iri kumbwira umaze kubyara abana 3 base baratandukanye ariko Yesu ashoboye kukurengera akagukura muri ibyo byaha hanyuma dusaba abantu bakuru abana bakiri bato bisubiriyeyo dusaba abantu bakuru bafashe icyemezo abana teri nta umwuka ari kumbwira ko ufite abana 3 badahuje basi umwuka ari kumbwira ko uherutse gukuramo inda y'amezi 3 kandi ukoresha imiti iyo nda yari ikwisha Imana irakurokora ntiwapfa waza nkagusengera Imana umaze igihe rwose uryama ukarota uri gusimbuka inzovu uyu munsi ni umunsi wawe wa nyuma ngwino ufashe icyemezo segotedeta ntawamenya icyatumye Imana yanzanye nari guhura n'inzitizi nyinshi kuba Imana yashira inzira ngatambuka mubaha akayira baze mukomere Imana amashi nta kindi cyatuzanye nta kindi cyakwiye korari ukuboko kw'iburyo i Kigali baba bafite imirimo myinshi ni wowe Imana yashatse kurokora dore umugabo wakubyariye yaragutorotse wabuze uko wigenza kugira ngo ubone ibitotsi ni ukurara muri kabari rekura akabari uze ufumbatane na Kristo azakuremera ubukwe azakugirira neza azakubera aho utashobora kuba Yesu ahoza amarira Yesu amara agahinda Yesu atubera umuryango Yesu atubera umubyeyi ababyeyi barakujugunya ababyeyi bakakwihakana ariko Yesu ntabwo yihakana mutera intambwe muze kandi mufate icyemezo Imana yo mwishuri bagirire neza Imana yo mwishuri bagirire neza Imana yo mwishuri wabyaye umwana waramwihakanye Imana inyeretse umuntu w'umugabo uri mu iri teraniro wabyaye umwana aramwihakana Imana irambwiye ngo uwo mwana nukomeza kumwihakana uzapfa urupfu rubi wakagombye kwemera uwo mwana kandi ugakizwa neza ukatura kuko ntabwo uzi iminsi usigaje iyo umaze urayizi ariko isigaye ntabwo uyizi va muri kabari uyu munsi uje muri korari va mu busambanyi uyu munsi uje mu rusengero nta kiza cy'ibyaha nta cyubahiro mu cyaha Yesu araruhura Yesu ni karuhura agira neza ahemba neza natwe twarindushi araturuhura twari babi bari baratwatuyeho ibintu bibi ariko Yesu atwaturaho ibyiza haleluya tugiye guha umushumba w'ururembo asena don't kuko biri mu nshingano ze hanyuma asenga Imana tugiye gusenga byari byiza nawe ukakira ku mugisha byari byiza nawe ugasigatira ku mahirwe byari byiza Imana yerutse kukurokora impanuka y'igare nabonye mwiri teraniro umuntu Imana iherutse kurokora impanuka y'igare kandi yarapfuye Imana iriyerekana impamvu Imana yakugaruye ni ukugira ngo wihane nubwo wazapfa uzabona ubugingo buhoraho twebwe abizera icyo turusha abandi ni uko nyuma y'ubu buzima twiteguye ubundi buzima nibyo koko muri iyi si wapfa ariko twebwe twiteguye ubundi buzima ngwino umugabo yarafunzwe wifata nabi Imana yabinyeretse
umugabo yagiye muri gereza nawe ukora ibyaha, ujya mu byaha by'ubusambanyi, wararirimbaga ubu wavuye muri korari, garukiraho, ngwino dusenge, ngwino dusenge. Reka twakire nyakubahwa umushumba w'ururembo, bamumpere mikorofone, hanyuma asenga Imana. Hanyuma narindi kubona abantu bakomeje kuza, ni byiza ko mwakomeza kuza, ariko ejo igiterane kiracakomeje, kandi turashimira Imana yitamuruye ikaduha ikirere cyiza. Ejo igiterane kiracakomeje, abantu mwese muteye intambwe, Imana ibaha umugisha kandi Imana ihaze kwifuza kwayo. Uyu munsi mwakira ubuzima busha, ndabategekera ubuzima busha, ndabategekera ubuzima bw'impinduka. Uko Imana yimuye umurozi kantuza, ahari hatuye umurozi, uyu munsi hatuye umuhanuzi. Igipangu cyanjye cyarica umurozi, Imana irakimunyaga, irakimpa kandi ikomeje kumpa. Murabona ko ikomeje kungirira neza. Twavukaga mu rugo ruciriritse, twavukaga ku mugabo w'umupfumu, ariko Imana yagize neza. Iwacu ni nje wari bucura, ngo ni nje bari barateguye ko nzakorera Nyabingi, ariko uyu munsi ndi gukorera Imana, ubu ndi umuhanuzi w'Imana ku rwego rw'isi, ntabwo ari ku rwego rw'igihugu. Y'abantu birirwa bandera kuri YouTube mpita mvuga ndi Yesu warakoze, wowe waciye ku mugabo w'umupfumu kakura umunyabugingo. Imana ishimwe. Reka tumuhe mikorofone, ejo tuzakomeza. Agira ngo sabe abacuranga babihanganye gatoya, n'abandi bose twese dutuze. Nagira ngo sabe abantu bapfukamye hano, mupfukamye hano, basabe muzamura ikiganza cyanyu cy'iburyo. Hanyuma n'undi wese wumva akeneye imbabazi z'Imana uhagaze, kuko abantu ni benshi, birashoboka yuko abantu babuze aho banyura, uzamurira ikiganza aho uri. Imana rwose irareba. Yego, haleluya. Imana ireba mu mutima. Yego, Imana ireba mu mutima. Uzamura ikiganza cyawe. Ngiye kuvuga amagambo muyasubiremo. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kundokoye, ugize neza Mwami, ndakwizeye kandi ndakwitabye. Numvise ijwi ryawe ryiza rikiza, none ndaje. Mbabarira Yesu, mbabarira ibyaha byose, mbabarira amafuti, mbabarira Yesu, ndaje. Umbabarire, ndakwitabye, nkifite ubwenge nkiri muzima. Mbabarira, narakubabaje, ariko ndaje ngo nyakire. Mbabarira Yesu, fasha umwanzuro wo kutazongera gukorera Satani. ndakwanze. Mfashe umwanzuro wo gukorera Yesu none n'iteka ryose. Urakoze Yesu kunyakiriye, nanjye mbaye uwawe. Urakoze Mwami wanjye. Mwami Yesu, turagushimiye kuko ari we mukiza. Reka dusenge noneho tujye kubasengera, mutuze tujye kubasengera. Mwami Yesu, turaje imbere yawe. Reka dusengera aba bantu bapfukamye imbere yawe Yesu. Niyo bapfukamiye, ntabwo ari umuntu bapfukamiye. Turagushimira ko wateguye uyu mwanya mwiza. Turagushimira ko wateguye Mwami uyu mwanya, ugategura aha hantu kugira ngo aba bantu Yesu, aba bantu ubakize. Turagushimiye Mwami, turagushimiye kandi tukweretse iyi mitima iri aha hantu. Hari aba bantu bapfukamye aha ngaha, hari n'abandi dore bariya bose bazamuye ibiganza. Yesu, abantu bose niwe bahindukirire, bafate Yesu. Turababohoje mu izina rya Yesu, turababohoje. Tubambuye Satani, tubambuye ibigirwamana, tubambuye byari bibaboshye byose. Iminyururu yose yari ibaboshye turayicagaguye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zose zabakoreshaga tuzambuye imbaraga mu izina rya Yesu.
urakoze Yesu, turagushimiye kuko ubohoye aba bantu kandi ubagiriye neza, ubambuye ubushwambagara ukabambitse imyambaro myiza. Turagushimiye ko wababariye Yesu, turagushimiye kandi ko bakiriye mu biganza byawe, bafata ubakomeze. Kandi ndagushimiye kutanze n'ababyeyi bo kubarera, kabutanze n'ibyo kubarera. Urakoze Yesu, bashyire mu nzu yawe, ubakire Yesu, wakira ubashyira ahantu heza, ubishimisha ibyishimo byinshi bibagize imibabaro yose bagize. Turagushimiye Yesu, tugukomeye amashyi, tuguhaye impundu kuko ugize neza. Urakoze Mwami, ni kubw'izina ryawe, amen.